uvuga ko Satani atemeye ko dutekereza arakeka ahubwo arindira ko tugira gute wihitiramo cyangwa ukavuga akaba ati bya bintu cyagane kwakurikwa. So rero gukoresha ibikoko bito bito abantu ntibabyumve. Nk'urugero hari ibikoko ugomba kwitondera mu buzima. Byo nanjye nibyo nshaka wabona kimwe wabona bibiri wakibona mu nzu wakibona mu nzira cyakugwa hejuru ukibona kenshi wakirota kenshi mu nzozi wakibona physically for faire attention mu nzu ho nibindi. Tumenye neza ngo mfite umushyitsi utari mwiza hano hantu. Ujye uhaza cyangwa unahari. Okay. Nasohoye n'ingurube ziri nk'abademoni cyangwa abademoni zari ingurube zose. Zari ingurube zose. Zaba zajya bafata intama kuzitura ngo uranziturire iki se? Kavuga. Gutya. Uranziturire iki? Rero ibintu bibonye uri umukristo cyane cyane duciye muri bya biganiro twavuze umwuka w'inyatsi umwuka w'uburwayi bimwe twaciye utabasha gusobanukirwa bikwinjiza mu masengesho n'ababanzi twabonye na byapfumu twabonye ukabona bino bisimba biragusaba guhita ukora igikorwa cyihuta utamwira umunyu n'amavuta n'amazi. Nanjye ndagitegereje uvuga umwuka wera w'Imana. Icyambere ibi bikoko bito cockroach ibinyenzi bya binyenzi binini bya binyenzi bitoya. Umenye ko inyenzi ishobora kuba muri sauna imyaka ari myaro kandi ntishyuwe. Mwihera iki amakuru ndayategereje nanjye. Ndabyemera ko abantu bakuvugaho ibintu udafite. Uzirinda umuntu kuvuga ngo urakize kandi udakize. Uzirinde ko bakubonaho ibintu udafite kuko nta support uzabona. Bwino nabwira bwahari ugira inkuru reka nkwihera amakuru. Nta bwino burimo. Mwihera iki amakuru ndayategereje nanjye. Ndabyemera ko abantu bakuvugaho ibintu udafite. Uzirinda umuntu kuvuga ngo urakize kandi udakize. Uzirinde ko bakubonaho ibintu udafite kuko nta support uzabona. Hari abyishimira ngo ngiye karahangwa hamwe ngo nimugurize miliyoni ntawe ngira reka sha. Hagiye beshya ngo Imana yaguhisha ahubwo Satani yagushyize hejuru. Nese ninde wagufasha kandi abona utunze kandi abyumva yumva babivuga. Fresher uri nayo. Avuga ati kuse ndamuhivumbije ntari bose. Aranseka reka mbyihorere. Ese 500 uzayakura hizo. Ntawe. Ni byiza ko igikundiro n'ubushobozi bigenda. Ubumwe bw'abera ministries sitorero sidini nta nubwo bigenda kubaho. Ijambo ry'Imana ryeruye riravuga riti umuntu nzajya muganiriza mu nzozi. Iyo urebye igitabo cyawe 14 bigaragaza ko inzozi ari zo muntu kandi inzozi nicyo cyerekezo cyazajyamo. Hanyuma rero byinshi mu buzima bikunze guhagarikwa n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse bakoreshwa na Satani kuko Satani ubwe ntabwo ajya amenya icyo dutekereza ahubwo arakeka yarangiza agakoresha ibirere bikurwanya nk'uko ijambo ryo mu Efeso ryavuze ngo ntidukirana n'abantu ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'ahantu ho mu ijuru z'abanyabushobozi. Na Efeso ibice 6 umurongo w'10. Aho rero n'umwe bw'abera ministries uhagaze mu gusenya ibicaniro mu gusenya imbaraga z'abarozi mu gusenya imbaraga z'ubukene mu gusenya imbaraga z'uburwayi dukubita hasi ibicaniro byose by'abadayimoni tutitaye kubikora cyangwa ubitekereza twifuza ko zizasohora. Umwe bw'abera ministries ntabwo twifuza ko umuntu yava mu idini guma mu idini urimo n'itoro urimo ahubwo ukiranukire muri ryo maze ubuzima buhinduke nawe uhindura ubugabane. Amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste ubakunda cyane. Twubaka hazaza twubaka ibizaza tudatewe ubwoba n'ibivugwa ahubwo duhagaze ku ijambo ry'Imana. Nta murozi wagushobora Imana ituye muri wowe ubwo Imana igenderamo uzanatsinda. Shalom shalom. Kurikira umwagabera ministries kandi uganire n'abandi
ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amahirwe ubona ntukayapfusha ubusa, yaha n'abandi. Shalom. ikaze nanone ko mwe bwabera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nkwifurije kugira umugisha w'Imana, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze mu mitima yanyu mwese mudukurikiye aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari muri Amerika, ahantu hose twifatanyije n'inshuti zacu ziri muri Israel. Imana ibarinde cyane, ibane namwe. Yego, hari abanyeshuri bagiye kwiga bariyo n'abana na Palestina nabari kumujye mu bibuka abantu bose n'ukuri Imana babe hafi. Twakomeje. Yego, mushumba rero uyu munsi abantu bakomeje kwibaza ibicaniro by'abarozi, abapfumu, imyuka mibi y'abarozi yabifitanye irihe sano n'ibindi bimenyetso cyangwa n'ibindi n'ibisimba. Hari udusimba abantu bajya babona imikoranire yabyo bishatse guhurira hehe, ni hehe bihurira? Umuntu ashobora kwibaza akavuga ati nabonye ibimenyetso gutya runaka, nabonye utu tuntu, ariko ntabyiteho. Hari imikoranire bifitanye. Urakoze cyane. Impamvu buriya umuntu ntabwo yoroshye. Buriya Satani kugira ngo agabe igitero ku muntu biramugora nawe. Nawe ntabwo ari ibintu yisukira. Yego. Kazi ko umuntu ari umuntu ugoranye kandi ufite imbaraga. Arashobora no kuba n'umuntu ushobora ubundi se umuntu ushobora kuba munakorana ikintu ariko mwagira ku kintu mukorana akacyanga. Buriya Satani atinya umuntu uko burya umuntu afata ibyemezo bikomeye. Rero we akoresha ibikoko. Burya se ko byose igikoko wakinjiramo wagikora gute, hashyira muri laboratoire nta mpamvu. Niyo mpamvu usanga no mu gihe cya Edeni yakoresheje inzoka. Akoze ko ari byo. Nibyo ntabwo utahuye cyane. Ni ukuvuga ngo buri gihe, kuko burya ibisimba uzabone ushobora no kubirera bikakumvira. Burya umuntu aragoye mu kubaho. Burya umuntu ugora n'Imana. Tugira ngo Satani apfa kwataka umuntu burya agucisha ahantu yamubwiza kuri muwe muvandi. Yego, Shitani ntiyapfa gukoresha ibintu abonye. Ntiyanaguhagarara imbere burya. Nubwo waba uri umusinzi unamukorera, hari igihe umuntu yanga ibintu. Reka umuntu Imana yamuhaye imitekerereze ifata imyanzuro. Niyo mpamvu Satani ntiyakunywesha inzoga. Oya. Satani ntiyaguterura ngo tugutureje inkumi cyangwa inkuru imbere y'umuhungu. Satani nta kintu yagutwara. Icyo akora nuko adipolowinga ibikorwa bituma ugwa mu mutego. Agutuza hafi y'akabari, akagutuza hafi ya rogi, izi zini zitazwi. Akaba ari wowe wigoyishamo ukihitiramo icyo ushaka, ko abantu turagoye. Ntabwo yapfa kwinjira mu bitekerezo y'umuntu. Kandi umenye ko Satani atemeye ko dutekereza. Arakeka ahubwo arindira ko tugira gute wihitiramo cyangwa ukavuga. Akaba ati bya bintu cyagane kwakurikwa. So rero gukoresha ibikoko bito bito abantu ntibabyumve. Nk'urugero hari ibikoko ugomba kwitondera mu buzima. Byo nanjye nibyo nshaka. Wabona kimwe, wabona bibiri, wakibona mu nzu, wakibona mu nzira cyakugwa hejuru, ukibona kenshi, wakirota kenshi mu nzozi, wakibona physically. Faut faire attention. Mu nzu ho n'ibindi. Tumenye neza ngo mfite umushyitsi utari mwiza hano hantu. Ujye uhaza cyangwa unahari. Okay. Nasohoye n'ingurube ziri nk'abademoni cyangwa abademoni zari ingurube zose. Zaba zajya bafata intama kuzitura ngo uranziturire iki? Kavuga. Gutya. Yanziturire iki? Rero ibintu bibonye uri umukristo. Cyane cyane duciye muri bya biganiro twavuze. Umwuka w'inyatsi, umwuka w'uburwayi. Bimwe twaciye utabasha gusobanukirwa bikwinjiza mu masengesho. N'ababanzi twabonye, n'abyapfumu twabonye. Ukabona bino bisimba biragusaba guhita ukora igikorwa cyihuta. Utamwira umunyu n'amavuta n'amazi. Nanjye ndagitegereje. Uvuga umwuka wera w'Imana. Icyambere ibi bikoko bito cockroach ibinyenzi. Bya binyenzi binini, bya binyenzi bitoya. Umenye ko inyenzi ishobora kuba muri sauna imyaka ari myaro kandi ntishyuwe. Sanyenzi nini iba muri sauna uzushyuye buhaba. Yego. Ikahirwa ikamara imyaka itarasohoka. No mu bukonje yahaba ntikipfa gupfa.
kereka kigaramye kikanyagirwa nabwo no hasi cyaho. Burya hari ukuntu hari inyenzi ziza ko ziri mu nzu y'ahantu hashyuha pe ibyo tunabyumvikana yego, ariko hari igihe bigera ku rwego ukabona ntabwo ari ibisanzwe rata. ku buryo iyo uri muri wenyine mu rugo ubona zituje ariko haza abashyitsi no mu masahani zikajyamo zikajagata. menya ngo wate niwumva imbeba bababwira buri munsi hari n'ingo zitagira imibare rwose birumvikana cyane pe, ariko abashyitsi bakicara muri salo baganira kumva zirwaniye hejuru yanyu, zirakubita imigeri, ziranajwigira hejuru yanyu, haje abashyitsi kandi nazo zihari ukumva ni ibisanzwe. Senga Imana. Ikindi tukwiye kumenya ni icyo twita spider ibitagangurirwa. Ibitagangurirwa nyine abantu barabibona bakumva ni ibisanzwe, utuntu dusanzwe, ariko kikana kikubaka ahantu hazima hatanihishe, kandi wowe wabireba ukumva ni ibintu nyine biraho koko ni nabyo pe nta nicyo bitwaye, ariko ntabwo uzi ikintu cyabizanye. hari abantu babwiye ngo ntiyice inzoka kandi tuze kubonana buriya buyoka buto bwinjira umuntu agahita abyimba ibirenge ukimara kuyica, bavuze ngo urankubitira iki, uramahora iki, kuko satani kuyikoresha biroroshye. Ikindi kintu waza bya Spiderman, ikindi cyo kwitondera kubona icyo twita black butterfly. Ubwo ni ikinyugunyugu cy'umukara, kiriya gisobanura ko ugabweho ibitero. Ikinyugunyugu cy'umukara, ibikona by'umukara n'inyoni z'umukara, birya bintu byose bisobanura umwuka w'urupfu ku buzima bwawe. Ugomba kudusenga. Ikindi amasazi ntabwo abantu bayumva. hari urugo rwose ureba bagashyira imiti bagatera ku nkuta ni mu gisirimu urumva, ariko ukabona hari amasazi atumuka kandi inzu yo mu cyaro ntayarimo. Ukibaza ahantu amasazi ashingiye ikiyatera kandi hari isuku. Wigeze uba cyane tugana umwaka washize ukabona ntimo ari amasazi aherereye hose, ukabona amasazi aramugenda. tora umuntu uriho umwaka rero. Iyo umuntu agendwaho n'amasazi aba ari umunyamwaka umurwego hejuru. Nta gitanyura ngo kibure kumujomba, nta muntu buzura ngo abure kumuhemukira. Muri make aho akandagiye hose baramubabaza, abafite amahirwe make kuri igikomere. Ashobora kuvuga ibintu byiza abantu bakabikubita isho. Niyo bamukunze amagambo bamukundishije angana n'abamutera bamutamike cyane. Kandi ugasanga undi arihambiriye kuri YouTube bahe imyaka n'imyari ko ntawe uramutukagura nawe unakumva araje kubera iki amasazi bari ugasanga nta mwanda afite, ariko ni sayini y'icyangiro n'umurozi ukugendaho. Icya kabiri ni sayini ya monitoring. Utu dusimba dusobanura monitoring. Ubwo ni abantu baba bagucungira hafi cyane, ariko ni satani ubucaka n'abadayimoni kuza guha amakuru ababisha bawe, kuko ntazakoresha ibiti akoresha abantu kugira ngo bagucunge barebe intambwe uri gutera. Arira he, anywera he, yicara he, yavuganye nande se kuwa mbere akorera he, se nambazo bacyakorana yari asubije ngo simundi birabara nawe ntimwabonye ko yabyibushye he buriya sha buriya mugabo turamuzi sha buriya rukunanye sha buriya guha connection bega bakagira ibintu bagenzura. Jeri ngiye kugira ikintu cyane. Nijero ugiye kucyumva cyane ugiye kucyumva? Ngiye kucyumva n'abadukurikiye bacyumve. Uramwa ngo kagira inkuru mbwira. Nigeze kwibara no kuyivuga. Mbwira pe. Ariko singira ubwino. Nabwira ugira inkuru. Reka nkwihera amakuru. Nta bwino burimo. Mwihera iki? Amakuru. Ndayategereje nanjye. Ndabyemera ko abantu bakuvugaho ibintu udafite. Uzirinda umuntu kuvuga ngo urakize kandi udakize. Uzirinde ko bakubonaho ibintu udafite, kuko nta support uzabona. Uvuga ko satani atemye ko dutekereza, arakeka ahubwo arindira ko tugira gute wihitiramo cyangwa ukavuga akabati bya bintu cyagane kwakurikwa.
so rero gukoresha ibikoko bito bito abantu ntibabyumve. Nk'urugero hari ibikoko ugomba kwitondera mu buzima. byo nanjye nibyo nshaka wabona kimwe, wabona bibiri, wakibona mu nzu, wakibona mu nzira cyakugwa hejuru, ukibona kenshi, wakirota kenshi mu nzozi, wakibona physically. For faire attention mu nzu ho n'ibindi. Tumenye neza ngo mfite umushyitsi utari mwiza hano hantu. ujye uhaza cyangwa unahari. Okay. Nasohoye n'ingurube ziri nk'abademoni cyangwa abademoni zari ingurube zose. Zaba zajya bafata intama kuzitura ngo uranziturire iki se? Kavuga. Gutya. Uranziturire iki? Rero ibintu bibonye uri umukristo cyane duciye muri bya biganiro twavuze, umwuka w'inyatsi, umwuka w'uburwayi, bimwe twaciye utabasha gusobanukirwa bikwinjiza mu masengesho, n'ababanzi twabonye na byapfumu twabonye, ukabona bino bisimba biragusaba guhita ukora igikorwa cyihuta. Utamwira umunyu n'amavuta n'amazi. Nanjye ndagitegereje. Uvuga umwuka wera w'Imana. Icyambere ibi bikoko bito cockroach ibinyenzi. Bya binyenzi binini, bya binyenzi bitoya. Umenye ko inyenzi ishobora kuba muri sauna imyaka n'imyaka kandi ntishyuwe. Ubasha no kuyigura, ntiwakwigurira ifiriti, ntiwakwigurira ikintu runaka. Buri munsi wambaye amakoti meza kandi nayo watiye nayo wakodesheje, ninde uzagufasha mu gihe abona usa nk'uwifashije. Ntukigire nk'uwifashije kandi ntacyo ufite. Ubwo uba witeretse. Sindi musabe ariko sinkurira imbere yo nafite. Kimenya kubaho kubayeho. Sinanze kuntwara muri hoteli mu Rwanda ihenze. Ariko ntago nzabiririmba. Mu gihe ntabasha kwijyanayo. Rero uyu muntu ufite umwuka w'amasazi buri gihe bamukekaho, ariko uzi guca imbere y'abantu ngo harya umwana wa kane yageze kandi nta numwe, ngo bite wa mukobwa we kandi ari umugore, ngo bite wa mwana we kandi ari umugabo. Iyo rero uyu mwuka ukuriho uba mwuka gutsikamirwa wo kuba umugaragu no kuba umuja w'abandi. Yego. Noneho no kwitwa ubuzima utariho, banza umva ibanga rihishemo kugira ngo na support bawe bavuga bati ariko se ubundi ko yambara neza fa kwa gatatu tumufasha. Yego. Umuntu basha kwigurira biracyo twamufasha. Cyane. Ibi rero nibyo kwita ikiri tumba kwitondera, icyo bita anti harya ni kinini nishishi intozi niki. Nishishi. Stonze umurongo utera umuti zikanga kubura zikaka ugatumuteza byatoye umurongo muri koro zaciki. Nani simusigana urupfu. Abantu tubyumve tubyiteho. Ikindi ibimonyo. Yego. Bino bikunda gutwana nijoro. Ndi kubibona binini by'umukara. Imibu. Iyi ngiyi ryana. Italiyani. Nukuvuga ngo uzumva yuduhire mu matwi. Nawe ndi mwuka wo kunekwa ariko nuwo muri famille. Umubu ni muri famille. Abantu ba hafi bakuneka. Cunga hugiye tubakora intambara agateza intambara ugasanga mugiye kumarana. Ikindi ubona ari nkubwiye ni imiserebanya. Ya biri ku rukuta yo kuguya attention senga ntabwo worohewe uri munsi y'imbaraga z'ubutware bw'abadayimoni. Ndakubwira gihe ugenda unyumva. Ndi kukumva cyane ahubwo cyane. Uzi ko ukivuga ku mibu usubije inyuma ho gatoya mushobora kuba muri ahantu mwicaye murenze umwe muri batatu bane gutyo ugatoranyamo umuntu ukamurya. Ubundi barabyita ngo giye ngo afite ngo amavuta ngo afite amaraso ya ongo ni bukunda. Nese umuburanye ngapima amaraso. Tabizi se. Avuze ko arayifite imyako n'imikoshi n'abagenda. Abantu mubaha hose akaba ari undi ntabyo yumvise. Undi we ntabyo yumvise. Burya menya uyu monitor hari abantu bakuriho. Ngo ni sign Imana ibigwishuye ngo attention witonde. Kucyari muri abo bose ari wowe wahise. Nibyo irimo ntabwo itonde ariko ntago abantu iyo mvugo bayumva. Ikindi ni umuswa. Umuswa abantu barawuzi. Umuswa kabisa. Ibonye umugina w'umuswa weteye kuzabona bya bihumye biti bihepfo.
nawe ugomba kwitonda ko mu butaka kandi uryanayo biteye ubwoba witonze abyumvise Imana iguhe umugisha niba tutarasaza turacyaganira ntabwo nshaka kubitenya ngo mve ibyo bisimba yego ndacyavuga utuyoka duto tutari tunini yego kandi uzatinye mu nzozi cyangwa mwiyerekwa inzoka iguhagarara imbere n'utumutambuka si ugupfa kwica burya hajya wakwica ibikwica rero abantu benshi ntabwo bamenya ibyo bintu n'amabanga yabyo baze nk'urugero nk'ubu wigeze urwara inda reka ariko wajya kurota ukarota utora inda mu myenda yawe umwuka w'ubusazi n'ubukene niba urose ibyo bintu wihita urangura wihita icuruza niba urose uri umusore uhagaritse ubukwe niba urose umukobwa uhagaritse gato si uko bipfuye hagarara mu muyaga ubanza ushiremo urutoki Imana izakora nyuma yaho yego nuko banza kwitonda ni ukwitonda kuko ntabwo uzi impamvu y'ibyo bintu ibyo rero byose ni bimwe Satani akoreramo kugira ngo abuze wa muntu y'amahirwe y'ubuzima n'icyerekezo maze amucogoze amunanize. Hari utundi tuntu utavuze abantu bajya bakunda kuvuga ibintu byinshi utuntu bita utumarijoze narabivuze mu kiganiro nanavuze ibintu bine niyo mpamvu nabyihoreye ibi byo biri very dangerous buriya marijoze ni umwuka usanzwe nta bintu biri ariko ibi mvuze ikindi ahubwo ni igikeri kigira ingende byinabiguye mu kiganiro cy'ubushize kandi ibi biravuze ngo hanze haboneka wa mwuka w'abarozi ngo na wa mwuka ari mu bikeri bitatu. Urumva Bibiliya mu byahishuwe isobanura ko igikeri ari iki ari umwuka w'abarozi kije gitaraguruka mu ngo gitera iki menya byuvuga bikora byose bisohora ariko ufite ijambo rivuga ngo mu izina rya Yesu ndagusohora parwa ngo toka shitani we ntago ari byo aho uhagarara mu mbaraga zo gutsinda. Yego ikindi kintu kuba ugiye kwambara yose imbeba yakuririye umwenda imbeba n'impatari noneho irya hantu udashobora no kusana umwenda ngo bikunde. Yego ariko biriya biterwa n'iki mushumba nyatsi n'ubukene abuzana ariko si ubukene bundi ahubwo ni ubukene bwo muri famiye ugasanga iri kanzu ikayirya ahantu heza ahantu hagaragarira abantu utanasana ngo bikunde kimwaro nyine bigusaba kujugunya cyangwa wabika kera abantu babikaga amafaranga nyine aya ngaya kashi ugasanga yarayariye pe nk'ubu ushaka gukora ikintu kimwe kandi tukwiye gutekerezaho nk'abantu b'Imana. Yego rimwe na rimwe iyo utagenzuye bino bintu tuvuze n'ibindi bisimba sinavuze icyugu sinavuze n'ibindi jya umenya ngo uyu ni umwuka wo kungenzura kuntata no kumenya aho mpagaze mu buryo bwa mwuka bwa mwuka. Aha rero bigusaba iki bigusaba rya shisho ry'imbaraga no gutekereza no kwinjira mu buryo buremewe bwo kwegera Imana ngo ibikemure. Yego ni marijoze zirimo ko ntabwo ndizanye mahanga. Yego navuze ibisimba biri very dangerous. Umaze kurota ikintu cyangwa ukakibonesha amaso tugerageza usenge wongere usenge ntawe uzagiye gutwara. Isengesho hari igihe isengesho ufata nk'ikintu cyoroshye ariko ni imbaraga zisenya ibyo bintu. Imana iguhe umugisha ubwe neza kandi Imana ibere turabakunda amen.